ariko se shofe niko urahagaze ndi kukubwira ngo ndi kwihuta ngino kombo taxi ngomba kuzayireka niba umuntu ari kukubwira ngo ndi iyi ni express ntabwo ari igende ihagara ku byapa byose sasa monsieur kama client iko na shida jani sishimame nimsikie ariko surisunguye umugore uva ngo uhagaraje guhamagara ubwo urumva twebwe turagendera no munyarusangi kazi umugabo ushobora kuutanyumvise je ndakubwiye nti umugabo wanje banyandikiye message yuko yakomerekeye muhumuro urabizi neza ko hari umutekano muke ntegeza kumuhamagara nta n'amayinite mvise ntegeza kubaza amakuru y'ibyo wowe uri kurata gukomereka twebwe abanyamuhumuro bene wacu baraguye bugo urumva ari gukomereka no kuba bene wacu barishwe mu muryango wanjye ahubwo wowe mutima wawe ahubwo mwe mumeze mute abanyarusangi mudashobora kumva agahinda k'abanyamuhumuro mwebwe urumva abacu barishwe banduku nini lakini nyie wote mko hapa tu mko mnagomba nasema wewe sijue kama mwenye alilumia na makulumia shida kakia kwenye nafika kote inachaka tu manani mabilonda hakuna siku shida itasemaka sema mie nine kama tia kukotea huko muhumuro tunapasha kwa tunasikilizana tunaungana mkono tunasaidiana unaelewa mwenzako na mnaelewana mimi siwe kama mama kamata simu yangu ite mama ita niko na mainiti iko idiana cyakora ibyo uvuga birumvikana shofe komeza tware basi mada akira hamagara rwose kandi uvugane no mugabo wawe muvugane igihe cyose mushaka cyakora amagani ntabwo twa dukwiye amagani gukomeza kumva ari umuntu wese ari we wagize agahinda kurusha undi